Yes, ndabakiriye mbaha ikaze mbabwirana amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi ba NB Zoom. Mwahisemo kuzajya mwibanira natwe umunsi ku munsi mu biganiro ndetse n'amakuru abagiye atandukanye agezweho cyane, by'umwihariko nka kwakira wowe wamaze gukanda subscribe hano kuri NB Zoom, ukaba warinjiye mu banyamuryango mugari w'ababana n'amakuru magufi, gusa amakuru abarimo ubwenge bwinshi. Ni inkuru zacu ukuri kwawe hano kuri NB Zoom. Munyemerere uyu munsi turebere hamwe agahinda uwitwa Annette Murava yatewe n'ifungwa ry'umugabo we Bishop Gafaranga, ndetse akaba yanyuje n'ubutumwa bukomeye ku rukuta rwe rwa Instagram. Yasangije abakunzi be bamukurikira kuri rwa rukuta rwa Instagram. Ni amagambo tujye kugarukaho tureba urukumbuzi uyu mugore afitiye umugabo we Bishop Gafaranga. Ndagusaba ko iyi video iri buze kurangira ugihari kugira udacikwa na buri kamwe kose, nibo kurikiranira hafi iby'urubanza rwa Gafaranga ndetse n'umubano wa Gafaranga n'umugore we. Gusa wibuke gutanga igitekerezo cyawe nk'uko bisanzwe no ku zindi video, hanyuma kandi like, gusa nawe utarakora subscribe ubyibuke kugira ngo ujye bana n'abandi banyamuryango mu makuru abagezweho. Mbaha ikaze. Umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Annette Murava yongeye kugaragaza ko ahangayikishijwe n'umugabo we Bishop Gafaranga uherutse gukatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha birimo icyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye n'icyo kumukubita no kumukomeretsa. Ibi ni ibyaha bikomeye cyane, ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugore yabigaragaje mu butumwa yacishije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yanditse ati: mvuye kumusura, yambwiye ngo abakunzi be arabasuhuza. Uraho mukunzi, urabizi ko ukomeye ndetse ndabizi nanjye Imana yaduhisemo turi umwe. Murava yanditse ubu butumwa mu gihe yaraherutse kugaragaza ko nta kibazo afitanye n'uyu mugabo we Bishop Gafaranga. Yabigarutseho mu butumwa yacishije ku rubuga rwa YouTube ahuriraho n'umugabo we urukuta bise Gafaranga na Murava kuri YouTube channel yabo, muhajye murebe. Yagaragaje ko we n'umugabo we ubu ufunzwe bakomeye nubwo bahuye n'ibibazo. Mu magambo Murava yatangaje muri cyo kiganiro yakoze kuri iyo YouTube channel, yaragize ati: njye n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka niba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo, kandi niba bahari nashakaga kubabwira ko ibyo byifuzo byabo ari bibi kandi bitari bunasubizwe. Mu by'ukuri nta kibazo dufitanye, ikibazo kirahari kuko ntari kumwe nawe. Yakomeje yihanangiriza abantu bagiye bavuga amagambo ku muryango wabo bataziranye nawo cyangwa ngo abasurane, avuga ko bidakwiye. Muranyihanganira, anagwaye agakorora, gusa ntabwo nagenda ntabahaye aya makuru. Murava yagize ati: niba nta muntu n'umwe naganirije nawe nimba nyine nta muntu yaganiriye nawe, wisuzume urebe neza niba icyo uri kuvuga ukizi kandi ugihagazeho. Bishop Gafaranga yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera ku itariki ya 23 Gicurasi 2025 mu gihe hategereje kuburana mu mizi. Bivugwa ko Annette Murava ari we wareze umugabo we ku byaha kuricyanyweho ubu ngubu byo gukubita ndetse no guhoza ku nkeke uwo mwashakanye. Gusa we agasubira inyuma avuga ko nta kibazo we n'umugabo we bafitanye. Ese ushobora kwibaza ngo ibyo ni ibiki? Umuntu akavuga ko we n'umuntu nta kibazo bafitanye, hanyuma kandi bikavugwa ko ari we wagiye wamujyanye mu nkiko. Gusa ibyo twebwe si byo tuje kurandaho. Ibyo tuje kubabwira ni uko Annette Murava avuga ko ahangayikishijwe n'umugabo we ndetse atewe agahinda gakomeye n'umugabo we ndetse anamukumbuye cyane. Ese ubona ibya Annette Murava na Gafaranga bizarangirira he? Ese ubona muno muri iki kirago cya Gafaranga birimo mayere? Ese Gafaranga azataha? Bizagenda bite? Ubishyiraho muri comment nk'uko no ku zindi video musanzwe mubigenza. Hanyuma mwibuke gukanda like video muyikunde, hanyuma nurangiza wibuke buta subscribe kugira ngo n'ubutaha utajya ucikwa n'amakuru nk'aya y'ingenzi cyane abagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa mbabwira ko NB Zoom iri gukomeza gushimira abantu mukomeje gukanda subscribe kabisa. Nakubwiye YouTube channel yacu ya kabiri, iya mbere yarabuze, gusa twatangiye hashize iminsi 2 dutangiye. Gusa mukomeze mukande turebe ko n'iyi ngiyi yazamuka tugakomeza kubaha
amakuru atandukanye, kuko niba koko ni ya mbere mwari muyikunze ku bw'amakuru yabagezagaho. Dukomeze tubane rero no mu zindi update. Ciao ciao, hasta la vista.